Hi guys, nizere ko mumeze neza. Amahoro y'Imana bane namwe. Guys, ndashaka tugumane muri uyu munsi. Natangiye ndi kubyina nkuko mubibona. Guys, nanezerewe ndi kumva indirimbo y'umuhanzi witwa Ebo. Iyo ndirimbo yitwa You by Ebo. Umva iri gushitura amatirisi yanjye muri iyi minsi. Guys, nafashe ifoto y'umukunzi ntangira kuyiririmbira akaririmbo k'urukundo nkajya nyerekana gahoro gahoro nishimye, namwe murabibona. Guys, ndi kugwana agapome mu ntoki ndi kuzunguza nyashi zitariho. Akande bakambwira atari kutenke nirisha kuruko. Guys, ira ndirimbo murabibona ko nyirimo muri video yayo. Mujye kwireba kuri YouTube, ni nziza, yitwa You, wandike You by Ebo. Urayibona, ni indirimbo nziza cyane gushitura amatirisi yanjye kayivana mu byicariro. Guys, urabona ko nari ndi kwibyina nanezerewe, umunezero ari wose. Wagira ngo harana nari nisha umuzungu. Guys, ubwo twatangiye urugamba rwo guteka rero ngewe n'umusheri wanjye. Natangiye ndi gutoranya umuceri, nawe aravuga ati ngomba kuba umushefu wa mbere muri Kigali. Yaba yipanze akazi, afata amapavuro arayakata, twari turi kuganira gake gake. Murabibona ari mfite akanyamuneza mu maso. Guys, namwe murabizi rero iyo umuntu yahuye n'umuyobozi wa matirisi aba yishimye. Guys, naratoranyaga nkacishamo nkamwenyura nkamureba nawe akisetsa. Ubwo twari turimo kuganira stories ziwe zo mu buto, kuntu yari umunyamafuti yakubaganaga. Nkaba ndirakaje, namenya ko hari agakobwa kakana bari baturanye kazaga iwabo nkarakara, nawe gakata pavuro gakata nkifata mu mutwe gakata kurumba igitunguru gakata nanjye ndatoranya nkajya nisatsa gake kugira ngo akomeze arebe ko ndi icyuki. Banoranyije gakeya nawe bakase gatoya arakata abararikiye. Aravuga ati nata wari ubizi twari duturanye n'akana kakuki keza kankundaga. Ati babajyaga banyita umukwe wabo. Ndarakara banajye kwikubita mu mutwe nese ndwara imvuvu ntazo ho ziturutse. Bandebye muri kamera, nibuka yuko kamera yo ndavuga nihangane. Bandisekesheje ahita ambwira ko yakatiye ako gakobwa. Ntabwo ni wumva inkuru nizo. Inkuru nizo nayo ibintu byo kuvuga ngo bakwitaga umukwe ntago byari kuvamo. Guys, umudayimoni wo gufureka yari yanjemo arantera. Bamuganije ndi kumuganira uzabaze nge nta gahungu twari duturanye banyitaga umukazana wabo uzabaze. Nge barantinyaga muri quartier. Nari mfite utuguru tureture bantinye. Bansubiye mu muceri ndatoranye. Ariko akabajya kambwira ati ndashonje ati sinjirota bihiye meze nabi. Hangane hangane ntunzi se. Nge ndateka mu masegonda uraburiya kambwira ati reka. Urabona turacyari mu bitunguru nawe mu muceri. Ibi bintu urabona biri burangire ryari. Ndambwira imbara winjaganyiriza amatirisi. Abamaye telefone rero mushiti we yarahamagaye. Dupanga kwitaba tugashyira loudspeaker tugacana itoroshi kugira ngo ntoranye umuceri ndi kumurikamo. Ubwo hari rero nari ndi kuvugana n'umushiti we kuri telefone abazanye igifanta ati ndabizi uri kanyota imana yanjye ikunda rya ry'amafanta. Guys, yarasutse ndagotomera. Nibuka ko hariho kamera ndatereka navuga nti batarinshishamo. Abafashe pome. Arifashe pome akuramo kakantu koma imbere ari kurwana nayo. Abarariye ati nanera gusura ambwani zana nge urarya pome wenyine niyo mpamvu ntabyibuha. Reba umubyibuho ufite. Abarariye ati nshuje pome nagurira gudukobwa kera barampaye mbandariye nimenyera ari ryo ryatunda babujije Adamu na Eva kabisa. Bamurebye nabi. Namwana usigaranye pome nini ukampa gato. Avuga ati sinago kirutanekera ibiryo isosi y'amazi barampaye. Bacunyeho. Ndavuga abambwe ukuntu ngo kera hari udukobwa ngo yaguriye pome ngo buyicuje ngo ataraza uburyohe bwazo. Abasubiye mu gukata. Arakata isi none uhagaruka afite imbaraga za danje. Ngo mu gifari hameze nabi. Guys, nanjye niko ndi kutwatanya ntoranye umuceri abarambitse pome hasi mba ndayifashe ndashonye kugira ngo nyigire nk'aka pome kari kuri iPhone. Subira mu muceri ndatoranye navuga tukaze nkati. Ubundi nshinze ko nta kase
uvuga uti ngo ntago nagufashije kangufashe utabigira urwitwazo nanjye mfata pome ndashuna bano ndavuze ati bano nongeye ndashuna ndavuga ati pome irarenze kabisa pome irarenze avuga ati mana ubu buryohe noneho uko ntajyaga mbwumva guys ngewe nkunda zino pome rero z'umutuku ziriya z'icyatsi ntabwo nzikunda z'umutuku mba numva zirimo uburyohe ukuntu ubwo rero hari ndimo kuvugana nande n'umushuti we kuri telefone nkajya mwirebeshwa nigeze njajwa nkamureba nkongera ngatoranya nk'isetsa ubusa nkafata pome nkashuna nawe agafata fanta kanywa uru rugo ntabwo bizakunda ubu mwana uzaruza amazaza ameze gute nkacishamo nkakubita agatwenge guys muravuze ati none nanjye ndumva irimo kugenda izamuka umubiri wose matirisi iri kugenda yeguka guys iyo matirisi yanjye yegutse bitamenya ko ibintu amazi atari kiri yayandi nkajya nisetsa nkavuga ati wambabariye koko nkamubwira ubujarwa ku ruhande akavuga ati natugira ubujarwa nawe ntukavuga guza ibyo bintu n'iby'abantu bo mu cyaro iyo afata agafanta aragotomera ariko nawe yari afite imbwa y'icyaka mu muhogo hari humye avuga ati mana nyagasani hafanta ndayimara bitaranashye ndatoranya mana yanjye ndagoye guys nkuko nabibabwiye ndi umuceri wa basmati ningusura ntuntenkere basmati uzamenye ko ntubure ntago byakunda kandi nabwo ndatoranya umutwe uburande mfata pome ncuna igifu kirambwa ati kiravugira ikintu kiramo mbere yo gutoranya ibyo utoranya agahuyu wabushitawe mba ndasoje mfata blender mba ndayisunitse ntagiye gufata inyanya ndakata nabonye ibintu byo kujya kuzibiza ubundi nzisya nazibije ntabivamo mba naze muri blender abati mana ushimwe byibuze umuceri maze kuwutoranya ubu ngubu kabaye guys hari udusimba tujya tuza mu muceri iyo umuceri watinze sinzi niba mutuza utwo nitwo mba ndi kurwanya rero ndatwanga iyo ntubonye mari ukuntu matirisi yanjye mboza amahoro ikavuga ati wabutu nawe wagahuyuwe ibi ni ibiki mba nkasinyanya nkajya nshyira muri blender n'agatono dutungusuma barahagurutse aragiye abanzaniye umuhina ati sekura ntabwo ndi bugusekura nta mugabo asekuye kagafanta barakirengeje ndasekura biranze ndimura ndogenda sekura azuminga ibitunguru avuga ati ati cyakaza ndi umushefu wa danje mbikase neza ishyari rirangije ko nkata ibitunguru nabi pe ndasekura nkajya mureba umva urukundo rwazamutse ngasekura imvovu mba ndazikubise umva ngira igikabyo ntimwabyumva ibisuko n'ibishyashya pe mbafasha agafanta kasigayemo ndagahohomeye barumvisha imbaraga ziragarutse ndasekura murabona ko natangawize zanjye z'intoki narazikoresheje zasaga neza ndi gukora ibishoboka byose ngo mukunde muzibone ngasekura banogeye nkubise muri cya gishu cy'umutwe ariko man ndasekura matirisi yanjye yari itangiye kujagarara rero ndi kuvuga mana ibi biryo birashya nahutse ubwo rero mba mubwiye ubugamba nambwa ati baby urabona ndimo gusekura gute mba nambwa ati baby ino ndirimbo ntabwo nyishaka ndashaka kushyiramo yu ya ebo niyo iri gushitura matirisi yanjye hambwa ati gabanya akavuyo ati nanjye nkunda ya mpano ati niwe nshaka kumva mba muhaye ikirahure ntinywa abaranyweye ndi kumuha udukeya twa hato n'ato abaricinya ati mukunzi ubu ntayo bamuhaye urunyanya hambwa ati n'urwanga ukagaye icyo nguhaye birambaza tuba duhanye cheers guys ntabwo nzi niba ibyo bitera mukundana mubanye neza wasanga urarira imihini ukararira inkoni ariko natwe ntuzabone bimeze gutya iyo byabishye satani aba yazuye umurizo guys natangiye rero gufata utuntu twose ndatwegeranya ndavuga nti reka nze nkwereke mbafashe rero ibisusa ninduzi ibisusa rero ufata ibisusa wamara kubifata ukabitotora ugakataho utu tuntu kubisusa mu nyama biba biryoshye guys muzambwire mbabwire neza nako mugiye kubibona nta nibyo kubabwiye mugiye kubibona ibi ni ibisusa rero nari nagiye kubihiga navuga ati nshaka kurya ibisusa mu nyama naherukaga kubirya kera nze mbavumbura mujye muvumburira abasheri banyu utuntu urukundo rukomeze kuba rwinshi yawe atari ibyo ntimuzamenya ahantu bagiye kwihigira izindi matirisi baravuze ati ndaje akambwa ati ibyo bisusa sinabimenyera ati reka birasharira ariko nk'ukuntu naryaga umushogoro mu cyaro nkambwa ati tuza mani mba ntangereye akazi ko guteka nkambwa ati wowe urasebye ibisusa ngo birasharira ibisusa n'agashogoro bigeretse kubishyimba mageze mu gikoni ntangiye gukebuka nkambwa ati waretse unkamera mu isura unyegera ko nabonaga nanjye ndimo gusa nabi bankaranze ibitunguru ntabwo nkunda rero ipirawu irimo ibirungo byinshi ninagusura rwose uzamenye ko utagomba kuntekera ibintu birimo ibirungo byinshi cyane nuko
bankaranze ibitunguru bamfashe rero ikirungo ndavuga neka kiremo nanone umuceri w'umweru numvaga nta gashya kaba karimo uriya basmati mwe murabizi iyo utayikaranze ngo ugire utuntu yishyiramo ntago iryoha ntago ubundi basmati ni yipirawo guys bafashe soya sauce nkiramo abahita imana imfashe simbe nkizemo nyinshi nashakaga ko umuceri uhindura agasura ntubusa umweru hako ntuburimo ibirungo byinshi guys Matilisi tangiye kuvuga ati noneho ndariye guys mafashe umuceri mpita nshyira mu isafuriya ndawurongorora harya no kurongorora ariko ikinyarwanda ukuntu kivugitse birasetsa mba ndawufashe gukuramo ariko nakundaga kugaragaza inzara kuko ubushize mwaranko ndahiye tangawize zirahiye nabwo ati waretse kunkamera ndi kwihira wo umuntu aracyuga kamera no mu bwonko ariko nukuri kwimana mu ijosheri wanjye kamera n'umukamezi wa kamera uzika kamera n'ingoma yo gutwi kagaragara guys murebe mu gutwi mu muhibira kakabisa byo gukamera no muri Matilisi mbakize mu munyu ndavuga ati man umfashe uyu munyu ntuba ari mwinshi kuko rwose naba nkoza amahano mbamfasha agafuniko nkigiza hirya bandapfundikiye ndavuga ati reka ntegereze ndebe bagiye muri firigo bamfashe pome banyahaye umukunzi wanjye amuga ati fata agapome rero ntakunda pome arambwa ati binjagaraza je ibyo bintu by'amapome ntago mbikunda bamuhaye fata amuga ati basi mukunzi nibanze pome fata agafanta aremera abagiye kwicara bagiye muri telefone niba hari akakumi yarari gutereta arambwa ati urabona ukuntu reba abasabu ufite ukuntu ari bake kandi ufite abantu bagukurikira kuri TikTok NATASHA niba gakubeke ngo baragukunda ugira abasabu bake yagurikya gute guys mugabanye konsebya mwawe tunamwe mwoga hinda umuriro mwe mumpa abasabu mwo kuntezura urukundo rwanjye rwose umukunzi wanjye atsiririza nkumva neza niwe muntu bundi washagaje Matilisi yanjye mandarakaye ntabwo nihanagurira ameza mwihore arimo kunkomeretsa aka ku kantu mwe mwakabonye rwose ndabinginze mujye mu nkorera sabu share comment abampaye inyanya yaramaze kuzitya arambwa ati zifate tutazajya icyo yitwaza barasetse kamubona yasetse no kamubona yarakaye Matilisi no kuyikuramo guys ajya muri phone sinzaga kumiye bari bahararanye nabonaga yirebesha amaseka wanze ari kukabwira kazakareba mbibutsa ko ubutuna nzafatira kuri sheri wanjye nzabucamo kabiri bagiye muri firigo ndagaruka mfata pome be wafashe pome aranga baravuze ati ndayivimvira zose ndazirya mba ndabyina nkarerembura nkabona wapi nkabona nashaye hari ibintu biba hari ibara ritabera imbwa wenda ntago ndi imbwa ariko hari ibara bitabira akazuminga akabona udutako natwe akavuga ati umukunzi utagira akabuno mana ni urugamba burundi ndabyina nzunguza nyashe akabona nta turiho ndazunguza mu musukiye fanta subiza muri firigo gikonje ndabyina akajya mbwa ati nata uteye nk'ihenirisha ku rugo rwose mukunzi nubwo ngukunda uteye nabi kavuna umuheto nkambwa ati nta hari ibi nyashe zizaza icyizere cyaye ko ntacyo guys mbibutsa ko curuza n'amavuta yo kwisiga meza ushaka amavuta rwose waza nkagusiga curuza amavuta mbakizemo yandi mba ebo rero iyi ndirimbo iri gushitura Matilisi yanjye guys ntago mwabyumva mba ndayiriringira mbwa ati nge stage nanageraho nka kubita wa kintu arambwira tuzi kurenza ati ndi kubona uri ni Minaj nika nawe ndaperforminga mu ndebe mu ndirimbo mwabutuna iriya ndirimbo ni nziza ntago mwabyumva ni iri gufata Matilisi yanjye ikayikura mu byicariro ubundi ni indirimbo ebyiri muri iyi minsi ziri kunkorera bandayiri ndaperforminga akajya mbwa ati mukunzi nubwo nta kabuno ufite ariko haturi guperforminga bikankora ku mutima nkajya murembuza nkajya mukurura nkamwikura ibintu ati kundo rwanjye nkibyinisha nawe akandeba mu ndirimbo sinzi niba namwe muri kumbona mwabutunamwe abarambwa ati gahinda umuriro rwose uzi kubyina ndakomeza ndabyina arazuminga akabona nta tubuno turi akambwira ati mukunzi byibuze utangiye kubyibuha ati wajemo pe guys mbabwiye ikintu gisigaye gituma mbyibuha ntimwabyumva nuko nsigaye ndeba muri phone ya boyfriend wanjye mbere yajyaga yimesha sindebemo ahinda umuriro nkarwara ubu yarambwira ati jya urebamo kareba ibayiwe phone nyirebamo niyo mpamvu nangiye kugira kabiri kugira ngo ndebe abakobwa bamwishinza mfata ifoto ndayisoma numvaga urukundo rwavutse numvaga ya misemburo ya dopamine yazamutse mu bwonko mba ndirimba iyi foto nambwira ati nzakumva mukunzi umva aho uzagwa niho nzagwa
mutera imitoma muri ya ndimbo ya Ebo rero harimo imitoma ntago mwabyumva mutera imitoma ndasunda nkibuka ko nta nyashi mfite nkasunda gakeya nkavuga ati ninjye kuzunguza ndazunguza iki ko rubanda tuzikora kabasi ndirimbira ifoto mubeye indirimbo yambanye ubuki guys iyi ndirimbo ni nziza pe indirimbo iteye ubwoba kabisa nuko ndakomeza ndabyina akajya ndeba akambwira ati be ni ukuri uzi kubyina pe ati none uri kubyina biri sexy pe nanjye so kubivuga rero mba ndabyina ntangiye kuzunguza mbona nta kintu kiriho ndavuga neka niriye pome yawe n'ubundi niyo nazunguza nta nyashi mfite nsubira mu gikoni indirimbo ya Ebo yari imaze kungaruramo imbaraga mfata amavuta nkajya nshyira mu isafuriya ariya nayo natetsemo ifiriti yari akiri mu isafuriya ntabwo njya nyavanga n'andi mba mfashe umufuniko nari nibeshye mba mfashe undi mpfundikira ya mavuta kugira ngo adatokorwa murabizi ko ibyo kurya biguyemo Marie Jose matirisi n'uguhita ipfa igashwanyuka byaba birangiye kandi matirisi yanjye nubwo satana ayirwanya nkomeza kuyirinda gazi wa muceri wahiye muri kuwubona inyuma ubu ngiye gukaranga akaboga kugira ngo mwiteho mwabakobwa mutazamushukisha inyama ngomba kumutekera neza mutazamushuka mbakizemo akaboga mu mavuta nari impiye matirisi yari umva wa mugozi umwe wayo wari usigaye wari ugiye gucika bafashe utunyama nari nakase duto nkunda utunyama duto ibinini ubundi nabikundaga kera nzirya rimwe mu cyumweru Yesu ataratoshyiza matirisi yanjye ngo ayibyibushye guys ndazifashe nkunda inyama zihiye cyane rero nayo nazitetse amazi asa n'akamamo ukuntu hasigaramo make mbakize mu mavuta mfata igitambaro ndafatisha ndagaragura ko zari zahiye nagira ngo zidafata ku ruhande ku isafuriya ndagaragura mbati ibiryo ko mbona nta sura bifite nata ibiryo biraza kuryoha nta biryo birimo ibisusa inyama zitangiye gufata akarange aravuga ati hari akizere ndi kubona ariko ntago ari 100% nata ndakwizera ariko hano umenye ugiye kuntengu ibisusa n'inyama ambwa ati tuza nongera mu mavuta nabonaga ko nashyizemo utuvuta duke ndagaragura kugira ngo zifate irange ndagaragura ndongera ndagaragura avuga ati gerageza turebe njya numva ngo urarenze wasanga utetse ibintu bizima uko abivuga nanjye ubwoba bukangira mvuga ati mana nanjye ubibishye koko kari uguhita bankatira noneho nkagumirirwa icyarimwe ndagaragura ko zari ziri kwanga zifata ku ruhande izi nyama nazo ni inkunguzi bamfashe umufuniko ndazipfundikira nuko nguma aho ngaho nkitegereza abapavuro bya bindi yakase nkamuga ntibikase neza niyo byari kuba bikase nabi sinari kubivuga kuko akaguru bari ku gace cy'amatirisi bakayikuzamo ifoke guys nayo ibitunguru mbakize mu nyama nashakaga ibitunguru byinshi cyane nashakaga kumutekera inyama zo mu bitunguru zumutse ariko nanone ntago akunda ibiryo byumye cyane akunda ibiryo byoroshye mu kuntu nubwo bitaba birimo isosi ariko byoroshye mu kuntu kiramo na ya mapavuro murabibona guys abantu mutazi guteka mubayeho mute koko mubayeho mute karuko muzajya mudatekera neza abagabo banyu cyangwa abasheri banyu bagenda bahura n'agahuyu kazi guteka umutima ukaburi yigende ndagaragura nyama murabona zari zafashe irange arambwira ati ibi biryo nkurikije ukuntu mbibona natawatetse kenshi ariko nta sura bifite mfata bya bisusanagamo ndagaragura ko byo murabizi biroroshye ntago nari kubibanzamo ndagaragura arambwira ati none wagiyemo ibisusa mbona agahuyu kari kuva mu isafuriya Natasha urananiye nata urananiye pe ati ibi bintu ntabyo nzi bamfashe magi ntago nkunda gukoresha ziriya magi rero zisa shokora numvishe ko atari nziza hari akamagi nkoresha k'umutuku kameze nka sesitomate bakizemo na onje guys nkunda onje bigomba kujyamo kuko haba hatagiyemo magi haba hagiyemo iyo magi yindi nyine yo ntago iryoha nka ziriya magi kugira ngo hazemo icyanga kiramo agasoya sosi ndagafata ndagasuka ndavuga ati kakiremo gake soya sosi buriya nyinshi irasharira ntago soya sosi nyinshi ari nziza ushiduka uzi ngo ugiye gukora ibintu birenze bikarangira ukoze ibibi nuko ubwo ndibaragujije hirya mfata akamamiyo mba ndagaraguye ndongera ndagaragura ati ati n'ubundi agahuyu ntikakwiburira ati nata uzi ko ugaraguye nkumva neza uri kugaragura umutima wanjye neza ati uzi ko bya biryo bihinduye isura
bibayemo tukumfata aka gasenda rero hari ukuntu bakita ntago nabivuga guys, ngize isoni gusa ngo nagashibura ntago mbizi niba namwe mwabyumvisha. Ibiryo rero byatangiye gusa neza, aravuga ati atangiye kunyita mukunzi, yari atangiye kunyita Natasha, ati mukunzi urarenze Nata, urarenze akivuga izina mukunzi rero numva birarenze, numva biri romantique, mapfundo systemate ndwana nayo. Ubushize rero systemate yigeze kunkata, nagize trauma, navuga none zanca akaboko, bafashe izanyanya naseye muri blender nzisukamo nkeya, nasotsemo nkeya kugira ngo bitagira gute bitazamo isosi ko nashaka kumutekera ibyumutse. Izi nizo nafashe nkakoresha ikirushe ko zari nyinshi kugira ngo nzisigemo, nkafata nkeya kugira ngo nsuke mahanga nyine bize kuba birimo icyanga cy'inyanya. Guys, ko murabizi ntago systemate yonyine iryo, inyanya nazo ziba zikenewe. Byo kuba birimo isosi ariko nanone byoroshye kuko ntago umugabo wanjye ari ingurube ku buryo nagombaga kumuha ibiryo bikakaye. Nuko bakizemo iri jambo yavuze ngo mukunzi ryankoze kuri matirisi, iragenda rihanagura gahuye kose kariho, mfata tungurusumu nzishyiramo nyuma. Guys, ndwara amibe, mbacaka umuhumuro wa tungurusumu mwumve neza ko murabizi neza ko tungurusumu kuri amibe ni umuti. Ako nta kandi kantu mbunguye muzanyishyure kuko mba mbabereye umuganga mwaduhuye umwe. Guys, izina ryanyise ngo baby rero ryari ryageze muri matirisi. Seleri rero ntabwo uzifata ngo uzishyiremo uzikarangane zume, uzishyiramo nyuma kugira ngo umuhumuro wazo uze kumvikanamo. Uziyuze ikizemo mbere zisa n'izishije umuhumuro ntugumemo, mba nzishyizemo nyuma rero nanadukase turi ku ruhande. Mba ndagaraguye arambye ati Nata ikintu nzakwitwa no kugenda nkagusaba mama nkakurongora, umva nkakwambika impeta 8. Guys, izo mpeta 8 bazamena mbwa ati wabibonye wewe wavuga ngo nta sura mfite ntibiri buryo, birebe utazanabyita umwanda, birebe akambwa ati shati ntakubeshye birasa neza, atari ko byaba bibabaje bibaye bisa neza bikaba bibishye. Ati watuje urumva mwisaga huyu yanca akaguru nyine bavuga ngo watuje, ariko mu mutima ntekereza magahuyu ndavuga ati we tuza nyizera mafashe kaga sosi gake kasigaye, urumva kaba karimo icyanga cy'inyama ngasukamo kugira ngo urumva zanyanya naziseye ari mbisi. Ikintu cy'urubisi rero kigomba gushiramo kubera ko byabize nyine zigasa nk'izihiye na ziraseri na tungurusumu. Urumva rero nagombaga gushyiramo utuntu tumeze nk'utuzi ukuntu. Ndagaragura mfata umufuniko ndapfundikira nawe ndagaruka mu kanya ndeba uko byabaye. Guys, byahiye ndamuzaniye. Murampa amanota ngahe mubyandike muri comment, mumbwire ngo murampa amanota ngahe kwijana. Guys, mbibutsa yuko nkora delivery ku biryo bigiye bitandukanye, amapomme sauté, inyama zo mu bitunguru, chips. Guys, wampa akazi nkakudelivaringira nkakoherereza ibiryo. Yavuze ati wow, ni we mugore nari nkeneye kandi nzagukubetemo impeta. Aransuje rero utuntu tujye dusuhuzanya ngiye nawe ampa bizu tuba dukoze umutima. Numva ya misemburo noneho y'urukundo iravubutse, aravuga ati ndapfuye. Abakozemo azamuye inyama aranyereka ati bamuzane fanta, ambwa ati wajya ureka kumvyiga ibintu wowe abararaka dore nukarakara mwamubonye maso y'inyana. Guys, munambwira sheri wanjye murabona saguti abararakaye mu birebe neza ibi biryo nkora delivery. Dore nimero ngiyi wanyandikiraho kuri WhatsApp ubundi nkagukorera delivery. Guys, nteke ibiryo bigiye bitandukanye, amapomme sauté. Bye, I love you.